Nukuvuga ngo ikibazo kiri mu isi, abantu benshi, abapasiteri, abayobozi benshi b'amadini bose abenshi bahakana ko ngo nta gukiranuka kw'Imana kwa, bahakana ko nta mukiranutsi n'umuriho. Muraho neza abakunzi bacu ba UKURI TV, nk'uko mumaze kubimenyera, iyi cano nta kindi igamije nuko abantu bumva ukuri kw'ijambo ry'Imana, abantu bakamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo umaze kumenya ukuri kw'ijambo uza uvuga ukuri nyine kw'ibyanditswe, ntabwo ugenda ku ruhande y'ibyanditswe. Kubw'ibyo rero twagiriwe amahirwe kandi kongera kwakira umutumirwa wacu, mumaze nko kumumenyera, si ubwa mbere adusuye kuri iyi cano, ni bwa kabiri. None sinziga niba yongera kwivuga cyangwa nyine, ariko arivuga kuko wenda hari abantu bataba baramubonye mu biganiro byacu byabanjije. None reka tumusabe yongere atwibwire, abataramubasha kumenya bongere bamumenye. So nkuko mubibona kuri kamera zacu, ni umupapa mwiza cyane. Reka atwibwire, anatubwire kandi n'icyo atuzaniye kuri uyu munsi wa none. Karibu. Sawa, murakoze cyane, murakoze kuba mwongeye kutwegereza muri izi studio zanyu. Imana Data ibaho umugisha. Ikindi kandi tunejejwe no kongera kuba hano kubw'impamvu zo kuvuga ubutumwa bwiza. Kuko bivuze ngo tubibwire, nta kibazo, turabibwira, ni ibintu byoroshye. Nje bandita Cyemezo bizima, ndi umugabo, ndubatse, narakijijwe. Yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, narabatuwe, narabohowe, ndi umwana w'Imana, ndi umuragwa mu bwami bw'Imana, ndi umukiranutsi beshejwe no kumenya ukuri k'ubutumwa bwiza. Ikindi kandi ndi umuvugabutumwa ubutumwa bwiza nibwo twamamaza tubwira abantu bose. Amen. Rero mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, reka dushime Imana. Reka dushime Imana, twiragize Imana kuko niyo dukesha byose. Data mwiza, ise umwami wacu Yesu Kristo, tukuzamura icubahiro muri iki gitondo. Turagushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe, turagushimira ubuntu bwawe butangaje, turagushimira imbaraga z'ubumana bwawe zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo. Turagushimira icyo watugize muri wowe Imana ihoraho kubwa Yesu Kristo waduhaye. Turagushima ko watugize abana bawe, watugira abaragwa mu bwami, ukatugira abakiranutse, ukaba waraduhaye umugisha wo kuzimana nawe iteka ryose. Mana, tuje hano hantu kugira ngo tubashe kuganira ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri, kandi waravuze ngo ukuri niko kutweza, ukuri niko kutubatura. Rero Mwami Imana, ndakwereka bene data bose, abari hafi n'abari kure, abazabasha kumva izi nyigisho zizabakiza, zibazanira ubugingo. Ku ijambo ryawe niko ritubwira mu imbaraga zawe zituzanira ubugingo. Rero Data, reka nawe ari twe umwuka wawe wera akomeze arushaho kwigisha abantu no kubahishurira ibyo twaherewe ubuntu. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Sawa, murakoze cyane. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Turakoresha umwanya muto cyane kubera nyine amasaha uko aba ameze, na audio ntabwo tuyigira ndende cyane. Ubushize ubwo duheruka hano twaganiriye hejuru y'ijambo rivuga ngo mbese ubushake bw'Imana ni iki? Nico Data dushakaho ni iki? Tuje gusanga ari uko icyo Imana Data dushaka yuko ari ukwizera umwana wayo kugira ngo duhabwe ubugingo kandi azatuzure ku munsi w'imperuka. Twongera kubona ko ubushake bw'Imana ari uko umubiri wa Yesu utambwa rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubeshejwe n'uko uwo mubiri watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Tuza gusanga
n'umwuka ngo niwe mugabo wo guhamya ibyo. Twasomye iryo jambo, umwuka wera habihamya ko nta kindi gitambo gitegerejwe usibye icyatambwa arico Kristo, kandi cyatambwe rimwe gusa ngo ribe rihagije iteka ryose, kandi nico tuboneramo kubabarirwa ku iteka ryose. Amen. Rero uyu munsi kuba twongeye kugira amahirwe yo kuba muri izi studio zanyu kugira ngo tuganirize abazagira umugisha wose wo kugabana natwe iri jambo ry'Imana ryiza, turaganira hejuru y'ijambo rivuga ngo amen. Turaganira hejuru y'ijambo rivuga ngo kwizera gukiza. Amen. Kwizera gukiza. Bashobora kuvuga ngo hariho kwizera kudakiza hakaba no kwizera gukiza. Amen. Turaganira hejuru yo kwizera gukiza. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo Paulo yandikiye ab'Ikorinto, urwandiko rwa mbere. Paulo yandikiye ab'Ikorinto igice cya 2 umurongo wa 5. Amen. Haravuga ngo kugira ngo kwizera kwanyu kudahagararira mu bwenge bw'abantu ahubwo mu mbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ico Paulo yaragambiriye ubwo yigishaga ab'Ikorinto. Paulo yu aje Korinto yagiyeyo ngo afite ikintu yaragambiriye. Amen. Rero hano umurongo wa 5 uratubwiye ngo mu byo yaragambiriye harimo ijambo rivuga ngo kwizera kwabo kwe gushingira mu bwenge bwabo, ngo ahubwo bagire kwizera gushingiye mu mbaraga z'Imana. Amen. Tubona mu byanditswe byera hari abafite kwizera gushingiye mu bwenge bwa muntu. Amen. Paulo haraho kandi yabigarutse abivuga nk'icyifuzo desire yari afitiye ubwoko bwabo. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 2. Amen. Haravuga ngo bene data ibyo umutima wanje wifuza nibyo nsabira ab'Isirayeli ku Mana, ni ukugira ngo bakizwe. Ndahamya yuko bafite ishaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Amen. Kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwiyangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Paulo yabivuze ari icifuzo yifurizaga bene wabo. Aravuga ngo ico umutima wanje wifuza bene data ngo nico mbasabira ku Mana, ngo nukugira ngo mukizwe. Amen. Yasanze bafite kwizera gushingiye mu bwenge bwabo. Aravuga ngo ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko ngo biyange gukiranuka kwabo. Amen. Ngo kandi arahamya kuko bari bafite ishaka, ngo ariko iryo shaka ngo ntabwo ryavaga mu bwenge. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Ubu ni ukuvuga ko turaganira hejuru y'ijambo rivuga ngo kwizera gukiza. Kwizera gukiza ni ugushingiye mu mbaraga z'Imana, ntabwo ari ugushingiye mu bwenge bw'abantu. Ico umutima wanje wifuza nuko abanyamurenge bakizwa. Amen. Ico umutima wanje wifuza nuko abantu Imana yaremye bakizwa. Kandi uko bakizwa ni gute? Nuko bagira kwizera gushingiye mu mbaraga z'Imana. Imana ishimwe bene data. Rero uko kwizera gushingiye mu mbaraga z'Imana nuko hariho kwizera gushingiye mu mbaraga z'Imana, hakaba no kwizera gushingiye mu bwenge. Amen. Abayobye bose hari ijambo Yesu yavuze ngo arimo asezera abigishwa biwe muri Yohana niho turisanga 14. Yaravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, ngo mwizere Imana, ngo nanje munizere. Aravuga ngo mu rugo rwa data hari amazu meza. Ariko ico nari nshatse kuvuga, yaravuze ngo mwizere Imana. Amen. Ngo nanje munizere. Hari abafite kwizera Imana gusa ariko ntibizere Yesu. Mu Bakorindo hakavuga ngo nubwo hari ibindi byinshi byitwa Imana, ngo ariko kuri twe hari Imana imwe. Amen. Ngo kandi hakaba n'umwami umwe ari we Yesu Kristo, ngo ariko ubwe bwenge ngo ntibuzwi n'abantu bose. Amen. Rero tugiye kuganira ubwenge bwahishwe abantu benshi. Amen. Ubwo nta bundi n'imbaraga z'Imana. Paulo yandikira Abakorinto arababwira ngo kwizera kwanyu kwe gushingira mu bwenge bwayo. Imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali iwe katika nguvu za Mungu. Amen. Rero uko kwizera nukuwe nugushinge mu mbaraga z'Imana.
amen. Urashobora kwibaza ngo ese izo mbaraga z'Imana ni izihe? Amen. Reka tube nk'abasoma ibyanditswe byera tubone izo mbaraga z'Imana. Reka tusome igitabo cy'Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye ab'Iroma igice cya mbere umurongo wa 16 n'uwa 17. Haravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibukoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana Yesu wizera wese gukizwa. Amen. Imbaraga kwizera gukiza ni ugushingiye mu mbaraga y'Imana, kandi iyo mbaraga y'Imana ngo ni Yesu wizera wese agakiza. Amen. Ijambo ndarikunda cyane. Petero igice cya mbere cya Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero, mbese Petero yanditse igice cya mbere umurongo wa 9, haravuga ngo agakiza ni ingororano yo kwizera. Amen. Agakiza ni ingororano yo kwizera. Imana ishimwe cyane. Kandi kwizera gushingiye mu mbaraga y'Imana. Amen. Ikintu cya mbere imbaraga y'Imana iduha agakiza, kandi ngo agakiza ni ingororano gahabwa umuntu wizeye. Iyo wizeye icyo uzugororerwa nta kindi, ugororerwa agakiza. Amen. Umurongo wa 17 uravuga ngo kuko muri ubwo butumwa bwiza, muri iyo mbaraga y'Imana Yesu wizera agakiza, kuko muri bwo ari namwo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Amen. Guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, kuko byanditswe ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Iyo dufite kwizera gushingiye mu mbaraga z'Imana, inyungu ya mbere dukuramo ni agakiza, ariyo ngororano yo kwizera. Ikindi cya kabiri ngo muri ubwo butumwa bwiza arizo mbaraga z'Imana hahishemwe ikintu cyitwa gukiranuka kw'Imana, ngo nimwo no gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Tuheshwa no kwizera, kwamara ngo uko gukiranuka kugakomezwa muri twe no kwizera, ngo kuko byanditswe ngo umukiranutsi waje azabeshwaho no kwizera. Amen. Iyo ufite kwizera gukiza, iyo ufite kwizera gushingiye mu mbaraga z'Imana, ubona agakiza, ukabona gukiranuka kuva ku Mana. Amen. Imana ishimwe cyane. Ukagira gukiranuka kuva ku Mana. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo ikibazo kiri mu isi, abantu benshi, abapasiteri, abayobozi benshi b'amadini, bose abenshi bahakana ko nta gukiranuka kw'Imana, bahakana ko nta mukiranutsi n'umuriho. Amen. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mu mbaraga z'Imana arizo butumwa bwiza, ikintu cya mbere uwizera akuramo agakiza. Ikindi cya kabiri uwizera akuramo ngo aboneramo gukiranuka kuva ku Mana. Amen. Ngo yamara akaguheshwa no kwizera, ngo yamara ngo kugakomeza uko gukiranuka kugakomezwa muri we no kwizera, yamara agahitwa baraho akabarwaho gukiranuka, yamara akabeshwaho no kwizera. Imana ishimwe. Imana ishimwe kuko turi abakiranutsi. Rero bene data, kugira kwizera gushingiye mu mbaraga z'Imana biduhesha kuba abakiranutsi. Amen. Imana data ibafashe mugire kwizera gushingiye mu mbaraga z'Imana. Amen. Reka twongere turebe kandi izi mbaraga z'Imana ni iki. Amen. Izi mbaraga z'Imana ni iki? Dusome Abakorinto ba mbere, urwandiko rw'Abakorinto rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 18. Amen. Amen. Reka tuhasome mwene data, nimba wahabonye wadufasha ukahasoma. Haravuga ngo urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 18. Haravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakijijwe n'imbaraga z'Imana. Amen. Kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa,
mbese none umunyabwenge ari he, umwanditsi ari he, umunyampaka ari he wo muri iki gihe? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu. 21. Kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'iyi si, Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana yishimiye gukirisha abizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Dore abayuda basaba ibimenyetso n'abagiriki bashaka ubwenge, ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo Yesu wabambwe. Uwo ku bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko ku bahamagawe b'abayuda n'abagiriki ni Kristo Yesu, ni Kristo ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Amen. Rero kugira kwizera gushingiye mu mbaraga ni ukwizera gushingiye muri Kristo ubwe. Amen. Izi mbaraga ni Kristo. Ngo ku bahamagawe b'abayuda n'abagiriki, ku bahamagawe b'abayuda b'abanyisirayeli n'abanyamahanga ni Kristo Yesu, kandi ngo wabambwe ari we mbaraga z'Imana n'ubwenge bwacu. Amen. Tiwogira Kristo wabambwe muri wewe. Amen. Ngo ureke gukira. Imana ishimwe. Uko turaganira hejuru ijambo rivuga ngo kugira kwizera gukiza, ni ukugira kwizera gushingiye muri Kristo Yesu. Amen. Si ukugira kwizera gushingiye mu bintu bakubwira ngo ibi n'ibi n'ibi, ni ukugira kwizera gushingiye muri Kristo Yesu. Amen. Ari we bwenge bw'Imana, akaba ari imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka twongere turebe izo mbaraga. Amen. Urwandiko rwa Petero rwa kabiri, igice cya Petero wa kabiri, igice cya mbere, umurongo wa 3. Wagera mbere wasoma. Imana ishimwe cyane. Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, igice cya mbere, umurongo wa 3. Kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiyeshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Amen. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi, bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Amen. Imana ishimwe cyane. Hano hari ibintu byinshi twoganira umwanya muremure, ariko reka mvuge bike. Izi mbaraga z'Imana tuvuze, ngo iyo ufite kwizera gushingiye mu mbaraga z'Imana, izi mbaraga z'Imana Petero wazigareho aravuga ngo ikintu cya mbere zadukoreye, ngo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo. Amen. Ariko zikubwira kwizera gushingiye mu mbaraga z'Imana. Amen. Ikintu Kristo yadukoreye cya mbere, ngo yatugabiye ibintu byose bizana ubugingo. Amen. Ikindi kintu Kristo yadukoreye. Amen. Ikindi kintu Kristo yadukoreye, ngo yaduhaye kubaha Imana, ngo tubiyeshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Amen. Imana ishimwe kuko yaduhaye Yesu. Ikindi kandi tureka gushima Imana, Imana ishimwe kuko yaduhaye Umwuka Wera. Amen. Reka mbasome, ndasoma ahantu habiri ndangize. Amen. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Amen. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 16 umurongo wa 7. Umurongo wa 7 aravuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira ico kibamarira ari uko ngenda. Kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda zamuboherereza. Uwo naza azatsinda ab'isi, azabemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Amen. N'iby'icyaha kuko batanyizeye
n'ibyo gukiranuka kuko nja kwa data, kandi namwe muzaba mutakimbona. Ariko cyane ahantu nashatse kuko dusangira ni iri jambo rivuga ngo ariko ni ndababwira ukuri yuko ikizagira ico kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ndashima Imana kuko Yesu yagiye mu ijuru, amen, akatwoherereza umufasha, amen. Ubu nyine umuvandimwe cyangwa umwana wawe cyangwa inshuti yawe ya bugufi iri mu kuja hanze, ukaba witeguye kuko ubonye sponsor, amen. Kristo arimo asezera abigishwa biwe, yarababwiye ngo icogira ico kibamarira ngo nuko ngenda, amen. Ngo nintagenda ngo ndacu njo bamarira, amen. Ariko ngo ningenda, amen. Aravuga ngo ariko icogira ico kibamarira, arababwira ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira ico kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza, amen. Ndashima Imana kuko Yesu yagiye mu ijuru akatwoherereza umufasha, amen. Urashobora kuvuga ngo ese uwo mufasha yaramuboherereje agira gute? Uwo mufasha ikintu adukorera dore ngiki. Abakorinto ba mbere hariho turangiriza, sinsubira gusoma ahandi, amen. Hariho turangiriza Abakorinto ba mbere igice ca kabiri umurongo wa 12, amen. Haravuga ngo ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu, amen. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Kristo amaze kuja mu ijuru yoherereje abamwizeye bose, abafite kwizera gushingiye mu mbaraga z'Imana, yaboherereje umufasha, yaboherereje umwuka wera, amen. Ngo twebwe ntabwo twahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe umwuka wera, kandi ngo uwo mwuka wera ico dukorera ni kimwe gikubiyemo byose, ngo azaduhishurira ibyo Kristo iby'Imana yaduhereye ubuntu, amen. Iby'Imana yaduhereye ubuntu nta bindi ni Kristo Yesu, kandi Kristo Yesu ngo niwe kuzura k'ubumana kose. Bibiliya ikavuga ngo namwe muruzuye ngo kuko mumufite, Imana ishimwe. Bibiliya ikavuga ngo kuko Mose yazanye amategeko, ngo ariko Yesu yazanye ubuntu n'ukuri, ngo kandi ibimwuzuye ngo nibyo yaduhayeho, ngo ni ubuntu bugeretse ku buntu. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bari mu kuvuga ngo abantu bagiye mu buntu ngo barayobye, amen. Reka mbivugeho, amen. Ubuntu bw'Imana ntabwo bwemerera umwana w'Imana wizeye Kristo gukora ibyaha, amen, kuko nibwo budukiza ibyaha. Ubuntu bw'Imana ntabwo bwemerera umwana w'Imana kuba icigenge, amen, kuko nibwo butugenga, amen. Ubuntu bw'Imana ntabwo bwemerera umwana w'Imana, haleluya, kureka gukorera Imana, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo izo mbaraga z'Imana nizo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo. Iyo dufite ubuntu bw'Imana muri twe burahagije, kandi imbaraga z'Imana n'ubuntu bw'Imana bukorera muri twe, amen. Abafite izo mbaraga, abafite uko kwizera gushingiye mu mbaraga z'Imana, nibo bakorera Imana mu kuri no mu mwuka, amen. Nibo bakorera Imana kuko Imana yabivuze ngo umurimo wanje nguyu n'umwe gusa, ngo nuko mwizera uwo yatumye, amen. Kandi ngo icatumye Kristo aza, ngo ico Imana ishaka ni kimwe gusa, ngo nuko twizera uwo nawe akazatuzura ku munsi w'imperuka, kandi ngo tukazahabwa ubugingo buhoraho, amen. Reka turangize dushima Imana. Data, turagushimira umwanya mwiza tuganira ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirambwira ngo ijambo ryawe ngo rimeze nk'imvura, ngo kujya imvura izimanuka mu butaka ntibusiga uko yabusanze, uko ngo niko n'ijambo ryawe riza rikora ico waritumye, amen. Abazabasha bose gufungura iyi cano bakabasha kumvira ijambo, rizamanuke mu bugingo bwabo nk'imvura, kandi rikora ico waritumye, amen. Bagire kwizera gushingiye mu ijambo ryawe, bagabirwe ibintu byose bizana ubugingo, kandi bahabwe umufasha wadusezeranije abahishurira ibyo twaherewe ubuntu. Urakoze Data, kugize neza, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye, amen.